بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. dukomeje isomo ryacu عالم الملائكة الأبرار، ibiremwa by'abamalayika abarangwa n'ibikorwa byiza, ahlul birr, mu gitabo al-aqidatu fi dawi al-kitabi wa sunnah, imyizerere mu rumuri rwa Qur'ani na sunna, cyanditswe n'umumenyi al-ustadh Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullah. Allah mugire impuhwe. Dutangiranye n'isomo rya 10, asmaul malaika, amazina y'abamalayika. Muri iri somo turaza kubonamo amazina yizewe afite gihamya muri Qur'ani cyangwa se muri hadith, n'amazina atizewe cyangwa se adafite gihamya igaragara. Amazina yizewe niyo tuza guheraho. Sheikh atangira avuga ati, mbere yo kuduha gihamya, lil malaikati asma'un wa nahnu la na'rifu min asma'il malaikati illa al-qalil. Ati abamalayika bafite amazina, ati ariko ntago tuzi amazina y'abamalayika keretse makeya muri yo. Wa ilayka al-ayati allati warada fiha asma'u ba'd al-malaika. Aravuga ngo reba zimwe muri aya zajemo amazina y'abamalayika, amwe mu mazina y'abamalayika. Amazina ya mbere ahereyeho, irya mbere n'irya kabiri, Jibril wa Mikail. Hari izina ry'umumarayika yitwa Jibril, uyu muramuzi cyane mwaramumenye, na Mikail. Aya mazina abiri agaragara muri suratu al-Baqara aya 97 na aya 98. Qala ta'ala, Allah aravuga ati, qul man kana aduwwan li Jibril قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل من كان عدوا لجبريل، vuga uwabari umwanzi wa Jibril mu by'ukuri we, فإنه نزله على قلبك بإذن الله، mu by'ukuri we yemanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah, ihamya ibyayibanjirije, inayobora ikaba n'inkuru ishimishije kubemera. Allah akomeza agira ati, nkuko bigaragara muri aya ikurikiye 98, man kana aduwwa lillahi, uwaba ari umwanzi wa Allah akaba umwanzi w'abamalayika be, intumwa ze, Jibril akaba umwanzi wa Jibril, na Mikail, mukuri Allah ni umwanzi w'abahakanyi. Mwumvishemo Jibril, mwumvishemo na Mikail. Ntago tujya ku busobanuro burenze ubu ngubu, kubera ko icyo twe tugamije nkuko Sheikh ariho yagarukiye no kubereka ko izina Jibril wa Mikail rifite gihamya muri Qur'an, muri suratul Baqara aya 97 na aya 98 n'ahandi henshi hatandukanye, ariko Sheikh atanze iyi gihamya. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء آية 193 kugera kuri aya 194. Andi mazina Jibril agira, malaika Jibril, malaika ukomeye,
amazina ye yitwa arruhu, roho, cyangwa se arruhul amin, ruhu wizerwa. nk'uko bigaragara muri suratu shuara aya y'ijana 193 kugera kuri aya y'ijana 194, Allah aravuga ati: nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Naam, aya y'ijana 193, ruhu wizerwa niwe wayimanukanye ku mutima wawe kugira ngo ube muwaburira. ikamijwe ni Qur'an, niwe wayimanukanye, niwe yizanaga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. murumva rero ko mazina Jibril alayhi salam yitwa harimo izina ryitwa ar-ruhul amin, ruhu umwizerwa. wa huwa ar-ruhul ma'ni fi qawlihi tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim, suratul qadri aya 4. Sheikh ati ni nawe roho ugamijwe muri iyi aya tuzi muri suratul qadri. ngira ngo muzi yuko mu ijoro ry'ubugabe hamanuka abamalaika, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abivuga muri aya. abamalaika baramanuka ku bwinshi na ruh nuko ariwe Jibril. ibavuze ruh angaha ugamijwe ni Jibril. abamalaika baramanuka na Jibril muri iryo joro bi'idhni rabbihim, bakamanuka bahawe uburenganzira n'umurezi wabo Allahu subhanahu wa ta'ala. nk'uko twanabibonye wama natanazzalu illa bi'amni rabbik, Jibril yamanutse yaramaze igihe kinini cyane atazira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. arangira amubwira ati ntago tujya tumanuka uretse ku burenganzira bw'umurezi wawe Allahu subhanahu wa ta'ala. وهو الروح الذي أرسله إلى مريم. قال تعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا. nanone Sheikh akatubwira ngo nawe ruhu ugamijwe muri aya muri suratu Maryam aya 17, aho Allah subhanahu wa ta'ala yoherezaga Jibril kuri Maryam. fa arsalna ilayha ruhana, twohereje cyangwa se twamwohereje Maryam, tumwohereza roho yacu. roho ugamijwe ahangaha ni Jibril alayhi salam. ayikomeza ngo fatamathala laha basharan sawiya, agenda nyine mu ishusho y'umugabo. nuko ngo Jibril nk'uko tubizi yakundaga kuza cyangwa se yamanukiraga nk'intumwa, cyangwa se nk'uko yamanukiye na Maryam akumanukira aza mu shusho y'umugabo. Naam, amazina rero tuboneye igihamya ni Jibrilu na Mikail. Jibril umwana muboneye igihamya nyinshi zitandukanye masomo yacu yabanje, na Mikail nawe muri izi aya twamubonye za mbere muri suratul Baqara aya 97 na aya 98. izina rya gatatu rifite igihamya Israfil. ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور. مو ملائكة Sheikh akatubwira ngo mu malaika hari uwitwa Israfil, waundi uzahuha muri manda ku munsi w'imperuka igihe hazavuzwa imanda. Sheikh ati wa Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu هم الذين كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل. Sheikh ati Jibril na Mikail na Israfil ngo Rasulu sallallahu alaihi wasallam yajyaga bavuga mu dua yiwe iyo yabaga ari gufungura isengesho rya ninjoro qiyamul layl, akavuga ati Allahumma rabba. idua ni dua nziza cyane kandi turanabonamo ubuhambare bw'abamalaika n'amazina yabo, kandi tuyabonemo kuko turi kureba aya mazina yabo niba afite gihamya. izina Israfil rero rifite gihamya kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iyo yiyambazaga Allah amusaba yajyaga akoresha izina rya Jibril na Mikail na Israfil, akavuga ati Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaybi wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إدوي غرغرة مري صحيح مسلم حديث يا عائشة مما وبمرا معنا izina Israfil turibonyemo. Intumwa y'Imana yahamagaraga Allah cyangwa se amusaba avuga ati Mana nyagasani, murezi wa Jibril, murezi wa Mikail, murezi wa Israfil. Murumva ko na Israfil avuzwemo. Fatira as-samawati wal ard, waremye ibirere akarema n'isi kugera ku mpera y'iyi dua. Ngo ikigamijwe ahangaha kwa rukureba ko izina Israfil rifite gihamya. Iyi gihamya igaragaramo iri zina rya Israfil iboneka muri Sahih Muslim, igitabo cya Muslim, ikaba ari hadithi ya mama wa bemeramana Aisha radhiyallahu anha. Naam, tumaze kubona amazina atatu afite gihamya muri hadith cyangwa se muri Qur'an cyangwa muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Izina rya kane rifite gihamya ni izina ryitwa Malik. Wa minhum Malik khazinu an-nar. Sheikh akatubwira ngo mu malaika hari uwitwa Malik akaba ari ushinzwe kurinda umuriro. Gihamya turayibona muri suratu Zukhruf aya 77 aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati, avuga ku bantu bazaba bari mu muriro ubwo bazabahamagara uyu mu malaika. Naam, muri suratu Zukhruf aya 77 bazahamagara uyu malaika bavuga bati ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا abana umuriro bazahamagara uyu malaika ushinzwe kurinda umuriro bavuge bati ya maliku, yewe Malik, liyaqdi alaina rabbuk ay liyumitana rabbuka fanastarihu mimma nahnu fi. Bazavuga ati yewe Malik, wabwiye nyagasani wawe umurezi wawe akaduha gupfa cyangwa se akaduha urupfu tugapfa tukava mu bibazo turimo tukabiruhuka. Azifuza urupfu kubera ko azabona ibihano bihambaye biri kubageraho kandi bitagabanuka. Qala innakum makithun, igisubizo kivuga giti muracyarimo, muracyari muri ibyo bihano. Amenye avuga yuko azaba hashize imyaka myinshi cyane, imyaka myinshi barimo barasaba Malik ko nyagasani yabaha gupfa. Igisubizo ni cyiza, bategereje igihe kinini cyane, cyiza kivuga giti muracyarimo. Ubwabyo iki ni igihano hejuru y'ikindi gihano. No kuvuga ngo iyo umuntu asabye imbabazi, izo mbabazi asabye yizeye ko aza kuzihabwa, igisubizo kikaza kimugira giti nta izo imbabazi ntazo tuguhaye, ubwabyo ibyo ngibyo nacyo ni igihano. Kuvuga ngo rero nabo mu bihano bazabona nuko bazasaba imbabazi. Igisubizo kiza kivuga ngo kandi hashize igihe kinini cyane, igisubizo kize kivuga giti muracyarimo. Uyu malaika rero mwabonye ko bamuhamagaye mu zina ryitwa, bazamuhamagara mu zina ryitwa Malik. Naam, izina rindi rifite gihamya ni izina rya gatanu Ridwan. Malaika witwa Ridwan. Qala Ibn Kathir, umumenyi Ibn Kathir rahimahullah, ni umumenyi ukomeye cyane wanditse igitabo kizwi cyane tafsirul Qur'an al-Azim, tafsiri isobanutse kandi nziza cyane, yakunzwe, ikaba inafite inyungu nyinshi kubera ko ari tafsir igendeye kuri gihamya. Naam, Ibn Kathir rero aravuga ati wa khazinul jannati ملك يقال له رضوان جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. aravuga ngo khazinul janna, ushinzwe ijuru kurindi juru, ni umumalaika witwa Ridwan. Ngo izina rye ryaje ngo muri amwe mu mahadith. Aya magambo aboneka mu gitabo Al-Bidayatu wan-Nihaya. Wareba mu gitabo Al-Bidayatu wan-Nihaya volume ya mbere kuri page ya 53, aya magambo Ibn Kathir yayabona
naam. Andi mazina afite gihamya rya gatatu na rya karindwi ni izina rya munkar wa nakir. wa min almalaikati alladhina سماهم رسول صلى الله عليه وسلم منكر ونكير وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. شيخة وملائكة إنه إيمان صلى الله عليه وسلم يها عربيس منكر ونكير ngorero amazina yabo akaba yaraje muri zimwe muri hadith ngo kandi tugaragarizwe yuko ari bo bazaba babaza ibibazo byo mu kaburi. Niyo bandi babaza bati man rabbuk ma dinuk man nabiyuk, nyagasani wawe ni uwuhe, idini yawe ni iyihe, intumwa yawe ni iyihe. Aba ni bo babibaza munkar na nakir.